tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu ari nayo yanyu Mwami Media TV. Uyu munsi nk'ibisanzwe tukaba tujya kugaruka ku hantu ndangamurage hagaragara mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Uyu musozi ufite amateka ahambaye kuko niho abami batabarizwaga mu gihe cy'abakoroni ndetse na mbere yaho. Uyu musozi niho abami bafite amazina atandukanye batabarizweho mu bihe bitandukanye ndetse n'abagabekazi. Uyu ni umusozi ufite amateka ahambaye ndetse kandi tujya kugaruka muri iki kiganiro cyacu. Uyu musozi witwa Rutare. Muri iki kiganiro cyacu kandi turaza kureba uko uyu muhango wo gutabariza umwami wagendaga. Tunarebe kandi impinduka Semugeshi yazanye zirwana no gutabariza abami. Si ibyo gusa turi buze kugaruka muri iki kiganiro cyacu, turaza no kureba amazina y'abami batabarizwaga hano i Rutare, abatabarizwaga i Butangampundu ho mu Buriza, abatabarizwaga i Remera Abaforongo ndetse n'i Kayenzi mu Busigi. Tubahaye ikaze. Gihanga Ngomijana niwe wabaye umwami wa mbere w'u Rwanda. Akaba yarategetse u Rwanda mu myaka yo hambere, agakurikirwa na Yuhi wa mbere Gahima. Uko itondera ry'abami b'u Rwanda ryagiye rigenda kugeza ku 32 ubwo aheruka ingoma ya Kigeli V Ndahindurwa. Ni abami bagiye bakora imirimo itandukanye, bamwe bakaba bari bashinzwe imirimo ijyanye n'inka, abandi bari bashinzwe kwagura igihugu, abandi bari bashinzwe umuriro aribo ba Yuhi ndetse n'abandi. Ibyo bikaba ari ibyazanwe na Mutara wa mbere Semugeshi ubwo yafataga amazina ya Ndahiro, Nsoro ndetse n'andi akayavana mu itonde ry'abami b'u Rwanda. Bityo rero akaba ari nawe wazanye uburyo abami bazajya bategeka. Habanzaga Cyilima na Mutara, hagakurikiraho Kigeli na Mibambwe, hagaheruka Yuhi. Muri iki kiganiro cyacu rero by'umwihariko tugiye kugaruka ahangaha i Rutare nk'amwe mu bafite amateka ahambaye kuko ariho hatabarizwaga abami mu gihe cya mbere y'umwaduko w'abakoroni ndetse no ku ngoma ya cyami muri rusange. I Rutare ni umusozi uherereye mu kagari ka Nyakavunga mu murenge wa Rutare mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Mu Rwanda rwo hambere aho hahoze ari mu Buganza. Mbere y'umwaduko w'abazungu, Rutare abatabarizwagaho abami n'abagabekazi batanze badafite ibisare. Imihango yo kubatabariza yayoborwaga n'abiru b'Abanyamugogo bakomokaga mu bwoko bw'Abatsobe. Abiru b'Abatsobe bari mu biru bayoboraga imihango ikomeye y'ibwami. Abiru b'Abanyamugogo bari batuye i Rutare baturutse i Gaseke. I Gaseke ubu ni mu karere ka Kamonyi hafi ya paruwasi ya Cyeza. Bakomoka kuri Birya bya Rucura. Uyu Birya bya Rucura yageze i Rutare aje gutabariza Mutara wa mbere Semugeshi ahita anahatura. Birya bya Rucura yari afite ingoma y'ingabe yitwaga Rwuma. Aje asaza rero ayisigira umuhungu we Muhunde, nawe wayisigiye abamukomotseho bose. Imisezero ya Kigeli IV Rwabugiri n'umugabekazi Kanjogera yagaragajwe n'umushakashatsi Van Noteni mu 1983 ageretswe n'umwiru witwaga Sebahutu rwa Rwamakombe. Uyu Sebahutu rwa Rwamakombe akaba yaratuye i Rutare. Uyu Sebahutu akaba ari we mwiru wabwiye Padiri Alexis Kagame amwe mu makuru y'ubwiru. Uyu mwiru w'umunyamugogo wa nyuma wari utuye i Rutare yapfuye mu 1968. Mu mateka y'abami b'u Rwanda, Mutara wa mbere Semugeshi yibukirwa cyane ku mpinduka yazanywe ku itonde ry'abami n'inshingano zabo no gutabarizwa kwabo. Mu gice gitaha tuzagaruka ku itonde ry'abami ndetse n'inshingano zabo nk'uko byagaragajwe na Mutara wa mbere Semugeshi. Reka rero turebe impinduka Semugeshi yazanye zirebana no gutabariza abami. Zimwe mu mpinduka Semugeshi yazanye zirebana no gutabariza abami ni izi zikurikira. Twatangira kwibaza tuti ese kuki umwami w'inka iyo yatangaga atahitaga atabarizwa? Mu Rwanda rwo hambere ntibashoboraga kubaho rudafite umwami w'inka.
niyo mpamvu Mutara wa mbere Semugeshi yategetse ko umwami w'inka natanga atazajya atabarizwa ako kanya, ahubwo yagombaga koswa akazatabarizwa n'undi mwami w'inka uzamukurikira. Iri teka ryarebaga Mutara na Cyilima boserezwa i Gaseke. Iyi ni nayo mpamvu nawe ubwo amaze gutanga, uyu Mutara wa mbere Semugeshi yoserezwe i Gaseke. Ndetse n'umwami Cyilima wa kabiri Rujugira watanze mu ntangiriro z'ikinyejana cya 18 agatinda gutabarizwa kugeza mu 1931 igihe Musinga yavanwaga ku ngoma n'abazungu. Bivuze yuko uko Semugeshi yari yarabitegetse, uko yaracira iteka, uyu Cyilima wa kabiri Rujugira yatabarijwe na Mutara wa gatatu Rudahigwa. Iby'umugogo wa Rujugira n'itabarizwa rye tuzabigarukaho mu kindi kiganiro ku birebana n'imisezero yabo. Kigeri, Mutara na Cyilima batabarizwaga ahirutare. Ahirutare niho hatabarizwaga abami barimo Kigeri, Mutara ndetse na Cyilima. Nanone kandi Yuhi agatabarizwa i Kayenzi, naho Mibambwe agatabarizwa i Remera y'Abaforongo. Mbere y'uko izina Ruganzu rikuba ku Kayenzi, naho Mibambwe mbere y'uko izina Ruganzu rikurwa ku itonde ry'abami, abaryitwaga bo batabarizwaga i Ruhanga muri Kayenzi. Icyakora umwami wabaga afite ibisare wese, ibisare ni ukuvuga umwami wiciye ku rugamba cyangwa wapfuye cyangwa se agatanga yiyahuye, we yatabarizwaga i Butangampundu. Haba i Kayenzi, i Remera n'i Butangampundu hose ubu haherereye mu karere ka Rulindo. Mutara wa mbere Semugeshi yari afite urugo i Musumba. I Musumba ubiherereye mu karere ka Muhanga. Kuko yari akuze, abiru bashatse kumenya aho yifuza kuzatabarizwa, niko kumubaza bati: Nyagasani, ko tubona ugiye kwimuka, nuva i Musumba uzimukira he? Arabasubiza ati: Ninimuka i Musumba nzajya i Rutare rwa Nyansenge. Bati: Nuva i Rutare rwa Nyansenge se uzimukira he? Ati: Nzajya i Rutare rwa Munanira. Barongera bati: Ese ho nuhimuka uzajya he? Arabasubiza ati: Aho umugabo yatuye kera arahatabarizwa. Aho yabumvishaga ko nasaza bazamutabariza ni i Rutare. Uretse kuba hari imisezero yabo, i Rutare hanatuye bamwe mu bami n'abagabekazi b'u Rwanda. Abo ni Mutara wa mbere Semugeshi wari ufite urugo ku Rurembo hafi ya Nyansenge harebana na Muhazi, ari naho yatangiye. Undi mwami watuye i Rutare ni Kigeri wa gatatu Ndabarasa. Uyu mwami amaze kwigarurira Ndorwa, dore ko ari naho yimiye, yimukanye n'umugabekazi Rwesero ndetse n'umwamikazi Nyiratamba, bava hakurya ya Nyabarongo batura i Rutare. Ibigabiro byabo ubu biherereye hafi y'ivuriro rya Rutare Health Center. Ingabo za Ndabarasa muri icyo gihe zitwaga Babito, zituriwe agasozi zakambikagaho i Rutare. Ako gasozi kitwa ku Kababito, aho urugo rwa Ndabarasa rwari ruri. Ubu mu itaba rigari cyane, ubu riri hafi y'ikibuga cy'umupira w'amaguru. Ikimenyetso cyasigaye ni ikigabiro kimwe kigizwe n'igiti cy'umuvumu munini cyane. Mu bindi by'isi tutarebye muri iki kiganiro tukaba tuzabigarukaho ubutaha tukazagaruka ku itonde ry'abami nk'uko byagaragazwa na Mutara wa mbere Semugeshi, ndetse tunarebe uko umuhango wo gutabariza umwami wagendaga mu Rwanda rwo hambere. Ni muri urwo rwego tubashimira rero kuba mwadukurikiye, mukomeze kudushyigikira muri byose, mukora subscribe, share, like na comment kuri YouTube channel yacu kandi yanyu Mwami Media TV nk'ibisanzwe. Murakoze cyane. Tuzasubira ubutaha, mwibuka gukora subscribe, share